ngo wekaze mu gafilime kacu k'urukundo k'uyu munsi. Dutangiranye n'umukobwa winjiraga muri elevator cyangwa se esanseri iri ahangaha, kumbe muri iyo elevator cyangwa se iyo esanseri yari undi musore wari urimo. Hanyuma umusore akomeza kwitegereza umukobwa winjiraga muri iyo elevator. Hanyuma umukobwa urangara ariko nawe akomeza kumwitegereza nyine ubona ko ameze nk'umuntu watwawe. Hanyuma muri uko mwanya undi musore wese winjira muri iyo elevator nawe. Umusore ati we ati nagubona ko uyu muntu ahagaze nk'umuntu usanzwe. Hanyuma umusore urangara ntabwo turamenya ngo abo bombi cyangwa se bose bari ahangaha bapfana iki. Umusore agiye gukita yishyiramo udukoteri mu matwi. Hanyuma umukobwa uri ahangaha nyine ntabwo turamenya we ngo ni muntu ki cyangwa se apfana iki na bombi bari ahangaha. Gusa umusore urangawe yakomeje kwitegereza umukobwa uri ahangaha ubona ko ameze nk'umuntu ufite irari. Hanyuma umukobwa asa nk'uhindukira yitegereza umusore urangaha uri inyuma yiwe, umwitegereje nawe cyane. Ariko umusore nawe akomeza kumwitegereza. Nyuma y'uko mwanya esanseri irongera irafunguka, umusore wari imbere arisohokera, abandi basigaramo barebana. Umusore ahindukira ati we ati utegereje iki? Ati banguka vuba vuba. Ati banguka ze nyine. Ati utegereje ikibanguka. Hanyuma bisa nkaho umusore uranga yabwiraga umukobwa wari muri esanseri warimo yitegereza umusore warimo bari kumwe muri esanseri. Kumbe umusore wari muri esanseri agize gukita afunga esanseri, umukobwa atarasohoka. Bisa nkaho yaramukingiranye muri esanseri amusigaranamo. Umukobwa uranga ubona ko afite ubwo ati ariko uyu nguyu ni umugabo wanjye. Umusore ati ukwiye umuntu ntabwo uriya muntu agukwiriye rwose, tukwiriye undi muntu umurenzeho. Umukobwa ati uvuze ngo iki? Ati se uri kunjyana he ubundi? Bisa nk'umusore uranga yarashimusi uyu mukobwa nyine. Umusore ati ndi kukujyana hejuru y'isi. Umukobwa warikanze ati mungu iki? Hanyuma barakwereka ibyo birangiye tugaruka kuri ruhande. Bisa nk'uyu musore wacu yatwaye uyu mukobwa ku ngufu nyine amutwara sheri we cyangwa se amutwara uriya musore bari kumwe wundi muri esanseri. Hanyuma umusore yagize gucyazana umukobwa mu kindi cyumba kiri ahangaha. Umukobwa ati kucyunzanye hano si bundi. Bisa nkaho bomba ari abaturanyi nyine uyu mukobwa n'uyu musore. Umusore ati uyu munsi cyangwa se iri joro ngiye kugutegurira ifunguro ridasanzwe rwose riri romantique. Ati hari champagne ihenze kuruta izindi. Ati nyuma y'ibyo byose kandi ati ngewe nawe turaza kuryamana. Ati mpaka bukeye. Umukobwa ati ngo iki? Umusore agiye gucya barongera mukurura. Umukobwa agiye kugenda. Umukobwa ati muri se kuki utekereza ko ibyo bintu mbikeneye? Umusore ati ndi kubyiyumvamo rwose urabikeneye cyane ahubwo. Ati ndimo ndabyiyumvamo uburyo amaraso yawe arimo arashyuha cyane mu mitsi yawe. Ati rwose ndi kubyumva uburyo ubikeneyemo cyane rwose. Ati kandi nanjye nuko ndabikeneye. Ati rwose uri umuntu udasanzwe. Umusore uranga bigaragara ko ari umusore w'umuhehesi rwose. Umukobwa ati uri kiguryure n'igihehesi ahubwo wowe. Ati wirukanga mu bagore nk'amaferi y'imodoka. Umusore ati niyo mpamvu nyine mbona ahubwo nawe utandukanye cyane. Ati urihariye. Umusore arongera yegera umukobwa gutya aramukurura. Ntabwo tuzi ibijya mbere ahangaha. Bisa nk'aho umusore uranga ashaka gufata umukobwa w'abandi ku ngufu cyangwa se ashaka gufata uyu mukobwa uranga ku ngufu. Hanyuma umusore agiye gusoma umukobwa baramwiyatsa barirukanse gutyo. Hanyuma n'ikindi cyabaye umukobwa yagize guketaza yinjira muri esanseri arongera arasohoka. Bisa nkaho yari asubiye mu cyumba cyiwe. Bisa nkaho bombi ari abaturanyi rwose nyine begeranye batuye mu byumba bitandukanye bya etage iri ahangaha. Hanyuma barakwereka umukobwa yagarutse mu cyumba cyiwe. Gusa ubona ko nyine uyu mukobwa nawe ahantu ari gutaha atahishimiye rwose cyangwa se atishimye habe na gato. Umukobwa yaje kwireba hano muri miriwari ariko akomeza gutekereza umusore bari kumwe. Gusa twe twabonye afite undi musore bakundana niba atari umugabo we. Hanyuma umukobwa nyine yaje hano mu cyumba cyiwe atangira kwireba muri miriwari. Ubona ko ibitekerezo byiwe biri kure. Hanyuma muri uko mwanya wa musore twabonye bisa nkaho ari we boyfriend we cyangwa se umugabo we yise musanga muri iki cyumba. Umusore ati wari uri hehera? Umukobwa ati sheri ati ndagusobanurira buri kimwe rwose. Ati ndagusobanurira. Umusore ati okay nyine nsobanurira buri kimwe cyose cyabaye. Ati byabereye muri elevator cyangwa se muri esanseri byose.
umukobwa ati nyine urumva bimeze nkaho nyine ari amakosa, atari ko nyine nari mfite ubwoba, ati nta kintu cyo gukora nari mfite. Umusore ati ariko urabona ngiye umwitayeho, ubundi turajya kunyisobanura, urabona ngiye umwitayeho, ati urabona ngiye umwitayeho n'icyo gisura cyawe koko, ati ndi kukubaza ni ibyeri yangire cyangwa inzoga yangire hehe. Bisa nkaho umusore uranga rwose adashishikajwe n'uyu mukobwa uranga, kandi ngo barakundana, ngo ni boyfriend we yarimo ababaza umukobwa uranga inzoga yiwe, mu gihe umukobwa we yarazi ko umusore arimo aramubaza uko byamugendekeye. Hanyuma umusore yatwaye inzoga yiwe ajya kwinywera, nyine umukobwa ahita amukurura akaboko ati sheri, ati waretse tugategura dina cyangwa se ifunguro rya nimugoroba ngewe nawe uyu mugoroba. Umusore yitegereza umukobwa uranga bisa nkaho rwose atanamwitayeho. Umukobwa ati nyine tugafungura champagne, ati nyine tugategura ifunguro rya nimugoroba twembi turi kumwe, ati ryacu twembi nyine. Umusore uranga barasetsa ati urimo uravuga ngo iki? Hanyuma umusore agira gutyaza yegera umukobwa ati nyumva neza sheri, ati rwose nta ngewe nawe bari ahangaha, ati nta twembi bari ahangaha rwose, ati ni ngewe nyine ukwihanganira nyine n'icyo gisura cyawe cy'ubugoryi, ati uri kunyumva neza, ati nibyo ngibyo ni uko bimeze tu. Umusore uranga rwose ubona ko atitaye kuri uyu mukobwa uranga habe na gato nyine. Umusore ati kandi n'ubundi uraza kuntegurira ifunguro rya nimugoroba, ati si izo nshingano zawe se ubundi, ati ninamuka ngarutse mvuye gusura inshuti zanjye, ati uzi ko wabiteguye byarangiye, ati uranyumva neza se, ati ko nta gisubizo cyawe numva. Umukobwa ati cyane rwose ndabikora. Umusore ati umukobwa mwiza rwose. Umusore uranga abona ko atitaye na gato ku mukunzi uranga nyine cyangwa se ku muguru uranga rwose abatamwitayeho habe na gato. Igihe umukobwa aba ashaka nyine ko umugabo amuba ku ruhande cyangwa se amubi ruhande amwitaho, umugabo waba yibereye muziwe yikinira iziwe. Kandi ubundi barakubwira ngo nuramuka ukinnye umugore wawe cyangwa se sheri wawe nk'umupira, hari undi musore uzaza rwose akamufata nka golikipa cyangwa se nk'umuzamu, kandi ngo uzicuza rwose ubwo uzaba uri kureba highlight cyangwa se izaba biri kujya mbere. Nta kindi cyabaye umukobwa yagize gutya aza kwitira uturunguru n'utu makeup rwose, yatangira kwambara neza bisa nkaho nyine yaratangiye gupanga kujya kwihurira n'umusore umuhakiya. Umusore twabonye nawe utoroshye rwose uzi gutanga kiya rwose nawe. Hanyuma muri ukamwe nyuma umukobwa mu gihe arakiri kwitira makeup yitegura, harwisa ko munga ku rugi, kumbi wa musore wacu yahise amwinjirana mu cyumba cyiwe. Ntabwo tuzi niba bafitanye gahunda cyangwa se bapanze guhura. Umukobwa asa nk'uwikanga. Hanyuma umusore bibona ko hari n'utundi tuntu yarazanye turimo n'inkweto nyine bisa nkaho yarazaniye ibyo kwambara umukobwa. Umusore ati ni 6 n'igice, ati ndakeka ntibeshye kuri size yawe. Bisa nkaho umusore yarazaniye ibyo kwambara umukobwa urahangaha. Umukobwa atari kugiye mfite inkweto. Hanyuma umusore atuje rwose arambika utuntu hasi. Umukobwa ariko akomeza kwitegereza nyine umusore nawe ibyo arimo. Umusore nta jambo na rimwe avuga nyine agera gutya arambika ibyo yarazaniye umukobwa hasi gutyo. Umusore arahindukira yitegereza umukobwa ati ntabwo ukwiye kwambara ariko imyenda usanzwe wambara cyangwa se yashaje. Umukobwa ati none se ubundi kucyuje kundeba niba ndi umuntu usa nabi cyangwa se nsa nabi. Hanyuma umusore yigira umukobwa ariko umukobwa ubona ko afite n'ubwoba nyine. Umusore ati ibintu nibyo bisa nabi cyangwa se nibyo bishaje bimeze nabi, ati ntago ari wowe rwose. Hanyuma umusore atangira gukora ku mukobwa gutyo. Ntago turamenya ngo umusore wafite intego ki kuri uyu mukobwa cyangwa se agambiriye ki kuri uyu mukobwa. Hanyuma umusore atangira gukora ku mukobwa gutyo nyine. Umusore uranga tutarasobanukirwa intego ye nyamukuru kuri uyu mukobwa nawe uranga. Umusore ati ukwiye ibyiza birenze rwose. Umusore ari kubona ko atuje rwose nyine, ubona ko ari umusore romantique rwose. Umukobwa nawe yitegereza umusore ukabona ko ari kurushaho gutwarwa, dore ko n'umusheri we cyangwa se umugabo we nyine nawe aba yamwirengeje cyangwa se atanamushaka. Umusore agiye gusohoka umukobwa ati ugiye Yesu ubundi. Umusore ati ngiye kugutegurira dina cyangwa se ngiye kugutegurira ifunguro rya nimugoroba. Ati urambariye ikanzu, ati n'ibikomo cyangwa se n'imitako nakuzaniye biri ahangaha, ati uze kuza.
hanyuma umusore yahise asohoka gutyo bisa nkaho nyine yaragiye gutegurira ifunguro rya nimugoroba umukobwa. Birasa nkaho umusore wari uranga yaraje gutumira cyangwa se yaraje gusaba uyu mukobwa ngo aze kuza kongera kujya kumusura nyine basangire ifunguro rya nimugoroba. Hanyuma umukobwa nawe byakubitiye ko umukunzi we cyangwa se umugabo we nawe yamwirengagije cyangwa se adashaka kumwiteza nyine agira gukita aza kwambara twa twenda umusore yari amazije kumuzanira akanzu keza k'umutuku rwose kameze gutyo. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umukobwa yise aza kureba umusore aho umusore yamutumiye ngo baze gusangira ifunguro rya nimugoroba. Basanga umusore rwose yamwiteguye utuntu twose. Hanyuma umukobwa ati turarya iki rero mu ifunguro ryacu rya nimugoroba? Ati ndicara hehe? Hanyuma umusore uvuga amagambo make agera gutya yegera umukobwa uri ahangaha. Hanyuma umusore agira gukita aterura umukobwa. Umusore ati ntabwo ufite kugenza amaguru rwose. Hanyuma umusore yegera gutya afata umukobwa arazamuyicaza hano ku meza ari ahangaha. Umusore yitegereza umukobwa ati ikindi kandi ibiganza byawe nabyo ntabwo biri bize gukora ku biryo. Umukobwa uranga asa nk'uguye mu kantu nyine. Umusore uranga rwose ubona ko ari mapanzi nyine utuntu twose baduteguye dushyize ku murongo. Ubona ko ari romantike rwose ku rwego rwo hejuru ku buryo bigoye ko hari umukobwa wapfa kumucika. Nta kindi cyabaye nyine umusore yagize gutya atangira kumwesha umukobwa ari nakamutamika nyine utuntu twose ubona ko umusore uri ahari romantike ku rwego ruteye ubwoba. Umukobwa nawe yarerushijeho gutwarwa nyine nyuma y'uko yihuriye n'umusore uri ahangaha na shiri we atamwiteho rwose ubona ko nta n'ikintu biba binamubwiye nyine. Hanyuma umusore agiye gusoma umukobwa, umusore arahunga. Umusore ati ese hari ikintu nkoze kitari cy'amafuti cyangwa se ari kosa nkoze? Hanyuma umukobwa yitegereza umusore ahangaha ati urimo uratuma ibintu bimvangavanga mu mutwe rwose. Ati nshobora gushiduka nakoze amakosa. Umusore ati tuza rwose. Bisa nkaho umukobwa urangana nawe yaratangiye kujya kure mu bitekerezo. Umusore ati iri joro ni iryawe rwose. Ati tuza urelaxinge. Ati inyenyeri zo mu mujyi zose ziri kukureba niwe ziriho. Ati kandi nanjye ndi uwawe wese. Gusura uranga rwose ubona ko umva ko afite amagambo meza rwose, afite imitoma rwose wagira ngo ibiminurije muri kaminuza. Umusore ati ejo kandi ushobora kuba wasubira mu buzima bwawe busanzwe. Ati reka twinjoyinga iri joro. Ati ejo ushobora kuba wasubira mu buzima bwawe busanzwe. Umukobwa ati ngo iki? Umukobwa bisa nkaho arakaye nyine. Bisa nkaho umukobwa uranga adashaka gusubira mu buzima bwe busanzwe nyine bwa buzima bwiwe abanyemo na boyfriend we cyangwa se n'umugabo we. Umusore ati ariko nagukorera buri kimwe iri joro. Umukobwa ati ndabizi. Ati ariko se kuki wifuza ko nasubira muri buzima bubi bumeze kuri iyi? Umusore bisa nkaho nyine nawe yarazi ko ari iri joro ryonyine ari kumwe n'uyu mukobwa nyine buri bucyo umukobwa asubira mu buzima bwe busanzwe. Umukobwa agiye kugenda umusore aramubwira ati nta mugore n'umwe cyangwa se umukobwa n'umwe ugize uncika gutya. Ariko umukobwa uranga atangira kwivugisha mu mutwe ati narinzi yuko ari njyewe wa mbere ugeze ahangaha. Kumbe umusore uranga bisa nkaho ari umuhehesi ubimazemo igihe rwose ubimenyereye rwose ngo nta mukobwa n'umwe uragera mu cyumba cyo ngo amucike gutyo nyine nta kintu kibaye. Bisa nkaho umukobwa uranga yari yagize ngo niwe mukobwa wenyine umusore acyuye muri iyi nzu yiwe. Kumbe umusore urangaha ni mapanzi n'umuhehesi byahamye nyine. Bisa nkaho nyine asangwa azana n'abandi bagore benshi muri iyi nzu yiwe kandi ngo nta mukobwa n'umwe upfa kumucika nyine nta kintu kibaye. Hanyuma ariko umukobwa mu gutaha bisa nkaho nyine umusore yanze kuva mu mutwe wiwe nyine. Hanyuma tugaruka mu rugo rw'umukobwa nyine na wa mukunzi wiwe umusore wa mugabo wiwe nyine. Bisa nkaho umugabo yarigeze mu rugo yakiri kare cyangwa se mbere asanga ibintu byose biri hasi nyine byandagaye. Mugabo atari kucyogiye n'ibintu byose byandagaye gutya. Hanyuma umukobwa aramwitegeza ntiyagira ikintu amubwira. Hanyuma umusore cyangwa se umugabo uranga yongera yitegereza umukobwa atari ko wakuye amafaranga yo kugura ibyo bintu byose wambaye. Hanyuma umukobwa aramwitegereza nanone ntiyagira ijambo amubwira. Umugabo ati ndimo ndakuvugisha ntabwo uri kunyumva. Ati wansubiza vuba vuba. Ati nsubiza vuba vuba. Ati ntabwo uri kunyumva. Umukobwa agiye gutya arahindukira aterura ivarisi yari iranga mu kabati. Ntabwo tuzi niba umukobwa agiye kugenda nyine cyangwa se afashe umwanzuro wo kuva ahangaha. Umusore ati ugiye kugenda none hose? Ati si ubundi wajya hehe tutari kuba? Ati utamfite kuko wajya he? Ati nta kintu uri cyo utamfite, nta kintu uri cyo habe na gito rwose. Ati nta kintu uri cyo pe.
umukobwa uranga yitegereza umusore ati shati n'ubundi nta hantu ndi bugito ati nta hantu njya rwose. Umusore rero yitegereza umukobwa uranga, umukobwa nawe akomeza kumwitegereza ati umukobwa ati niwe uri bugenda ahubwo. Umusore agira gutya bararakaye abafasha umukobwa ati ariko uratekereza uri iki? Ati nta muntu n'umwe abasha kugutabara, ati nagukorera icyo nshaka cyose, ati kandi nkagikora igihe cyose ngishakiye, ati uranyumva neza. Hanyuma umusore ati ariko utekereza uri umuntu udasanzwe kuko uti uratekereza uri umuntu udasanzwe. Kumbe wa musore nawe wese yinjira aho ngaho, wa musore w'umuturanyi twabonye. Umusore ati cyane n'umuntu w'agaciro. Umusore agira gukita kubita igipfunsi umusore uri ahangaha cyangwa se umugabo mugenzi uri ahangaha. Hanyuma umukobwa yibonye nawe yita asuka gutyo nyine igitaraganya yirukanka. Umukobwa yiyumviye umusore yivugira ko nta mukobwa cyangwa se umugore n'umwe ajya cyura mu nzu we ngo amucike gutyo nyine. Bisa nk'aho umukobwa nawe yahise ahindura ibitekerezo nyine agahitamo guhunga nyine cyangwa se agacika n'uriya musore. Hanyuma wa musore wacu twabonye w'umuhesi yaje amukurikiye. Umusore ati Britney ati nyumva neza rwose, ati najyaga njya mu bagore benshi pe, ati ndabizi, ati ariko iri joro ndagushaka pe, ati ndifuza kongera kukubona, ati ntiwongere kunsika rwose, atahari nshobora kuba nagukunda cyangwa se najya mu rukundo nawe. Bisa nk'aho umusore yasa nk'uwahinduye ibitekerezo nyine ngo ashaka kongera guhura n'uyu mugore cyangwa se n'uyu mukobwa uri ahangaha. Umukobwa ati ariko n'ubu ngubu ntabwo urabyumva. Umukobwa agira gutya afata umusore uri ahangaha. Umukobwa ati urukundo ntabwo rukwiye kwangizwa cyangwa se guhabwa abantu batarukwiye. Umukobwa agira gutya asunikira umusore muri esanseri cyangwa muri eleveta, ahita yongera arakinga. Bisa nk'aho umukobwa uranga irahinduye ibitekerezo nyine muri aba basore bombi nta n'umwe yashakaga nyine, ko yamajije kumva ko n'uyu musore yari yaje yirukanyira cyangwa se yari yaje azi ko amukunda. Yasanze umusore uranga ari umuhehesi ruharwa rwose byahamye nyine. Nyuma y'uko umusore amubwiye ko nyine ngo nta mukobwa n'umwe ajya cyura mu nzu yiwe ngo amucike gutyo nta kintu kibaye, umukobwa nawe bisa nk'aho yahinduye ibitekerezo nyine ahitamo kubacika bombi. Yaruriye musore wiwe basanzwe bakundana cyangwa se mu boyfriend wiwe bari basanzwe bakundana utari umwitayeho habe na gato, ndetse n'uyu musore uranga nyine uri umuhaye kiya zose. Umukobwa yatangiye gutekereza ko umusore amukunda. Akaba ari naho ngaho nyine ngo filime kacu karangiriye. Ngusaba gukomeza kubana natwe. Umusore yasigaye ngaho arimo ararira nyine bisa nkaho yari yahinduye ibitekerezo cyangwa se yari yikundiye umukobwa. Gusa umukobwa nawe amubwira ko nyine ngo urukundo rutakwiye kwangizwa cyangwa se ngo ruhabwe abatarukwiye. Ngusaba gukomeza kubana natwe, kora subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.